Ariko reka nkubaze niko wifata ukansubika uritegereza ikibundi wowe unyara benzine unyara essence unyara mazutu unyara idolari unyara pound unyara ikibundi karibu iwacu inkuru yanjye yawe na Sandrine turaza kuyisubiramo ibya Sandrine biri ahubwo umenye ko urya uri menge ahubwo urya uri menge reka nigire mu gikoni ujye guma mu gikoni yigume muzi ibintu byo kugenda tuvuze idurara mu gipangu ibyo byo gutuma twiteza Randoridi reka nkubwire ni urusaku n'urwaho yes nasakuza genda vumera sha Chere kimeze neza muri mix abana bambaye akareni keza ariko tubari kuduhondo banze twemera cyane ibintu bisanzwe ariko tunasa nawe urumva kantu gasa nawe urasa nanjye ngenzi umuhondo oya ntabwo usi umuhondo ariko usi n'usa nari nshatse kukwereka ko usa neza cyane mama Sando ngwino hano nkubwire makuru se mama Sando amakuru ni meza nanjye ndabona natinze kujya mu kazi ndashaka kugenda ariko nagira ngo tuganire urabizi ko umukobwa wanjye Janvier ahantu ari ntabwo bamufashe neza abayeho mu buzima bubi kandi ndi kumva ntashaka ko umwana wanjye azabaho nabi ubu rero najya nkubwire ko ngiye kujya mu kazi ariko ninza gutaha ndashaka kuza kumuzana rwose aze yegere undi mwana rwose n'irungu ritazajya rimwica ajya abona uwo baganira dore iyo ari hano wenyine irungu riramwica kandi byarakoze cyane rwose nanjye nabonaga Sandrine irungu rimwica kubona ko wayura se byagenze bite umenya ariko ntari narya kose kurya se ni ikibazo hano urabona hano hari udufaranga nari mfite urumva ubu kurya nta kibazo shimbi byo gushaka akantu fata reka ndagukunda ntabwo bizi se ko ndakwemera cyane mu mabo y'Imana urakoze ntabwo ngira kwayora haye ibintu byo kwayora byo bireke biveho ntabwo byongera nari muzanye ahangaha kugira ngo tugire ibintu tuganira njya mbona hari igihe umuntu aganira nawe hariya mu rugo mera akabatejemo iki n'iki akabara byinshi ako buriya papa wawe ndamwemera papa we niniga byatari ejo bundi yatunyuzeho abaravuze ati bana banjye mukomeze mukundane papa wawe ni rwose ndamwemera nahise nikiraho vi nuko nataba yiri wara mu rugo buri ako nyine mbere ati ikintu kibiterana kubera uriya muntu niba ari muri umunani bari mu kuri wawe simbizi niwe ubitera kuko agira kuvuga kenshi agira amafite nibyo birakwiye bazajya banafatanya n'uwo mwana akareka kuba mu buzima bubi oya nibyo kuko urabona ko umwana iyo ari wenyine hano iyo yumva abandi batambutse abashaka kujyana nabo irungu rikamwica akazi ariko ubwo wenda bari mu kigero kimwe azajya abona uwo baganira kandi nawe urabizi ko imirimo ya hano ibigoye byibuze uzagabanukirwa ku mirimo bizananyorohereza ko yajya akomeza agira irungu ryinshi cyane akavuga bari kumwe noneho rero nyemerera njye mu kazi ubwo ngubwo turaza gusubira ntashye umenye ko ninza gutaha nza kumuzana gira akazi keza yego nawe usigara amahoro yongeye kuza kukugarukaho se nanone bazi ko amazu yabuze ibyo byereka tuzirengagize kuko ndamutse ngiye kubivugaho abandi mushaka amazu mubagare ntabwo nubwo mwakongera kuba mwabana uye kubana byo urabona gifite gitibet agira urusaku abantu mufite amazu mubagare kandi ubwo itangazo abantu muri guteretana muri kunyumva nari mfite chambrette ariko muranyishura make cyane noneho muze kumbwira niba mufite amafaranga ni make cyane wanditse kudusakuriza ukagiye warugiye
Yose ahanga niho hari amazu yawe cyangwa hari ifite douche na toilette na magaze. hanyuma si ibyo byadushira toilette twebiri kutureba hano Harimo n'ikikoni indani. Ushaka na televiziyo ndayizana. ngo komeza inzira yawe nyine Wenda kuyamye. bro. Aso wakomeje Aserera nyine komeza gahunda yawe nyine ntuzaza komeza gahunda yawe. Ngiye se ndaza gutangariza amatangazo yawe imbere yacu mwana. Wakomeje gahunda yawe yo gutanga. Ko naguhaye umwanya ngo uterete wande. Nose wabiretse se nyine. Gende kwitangira itangazo umuntu ushaka kugura nako gukodesha inzu amabagari. Hanyuma ukabitangira. Nemone 0788 asi watubari nakwiyamye ugakora ibyawe. nisi wagiye waruri Mwakoze ibyanyu mwandetse. Bro. Zaserere nawe se. Serera nawe kubera iki ko naguhariye. Ko naguhariye umukobwa njye urashaka. Iki ushaka n'iki kuza kumvangira. Narabaretse mugumane byawe. Ntabwo navuye mu gipangu. Njye wandetse. Simuzanyanga. Ubwo n'iki ko turi hano. Ariko ubundi iyo ndeba neza. Ubwo n'iki ko turi hano. Iyo ndeba neza muri kano gahanga ubona ari no zuba mfite ni iryubu. ariko ye mwana wanjye yewe naza hano azabibona ibyo ngiye kujya mukorera nibura Sandrine wanjye arihutse n'imirimo mwana wawe nzanira umukozi ahubwo we nawe muzumirwa nutumirwa wazumirwa jya kumubyara se wari wanterese ngo ubimbwire mwana wawe araje mbone uwo ndiwe aha ntekereze ko wikiniraga uwo se wananiye abandi uvuye aho yarari ninjye uje kumushobora ariko ntacyo naze nzamwumvisha umva ninjye nawe azamubona Ngendi seriye we ntago mfite umwanya wo seriye nyine we akazi kawe nimba arako gutangaza amazu nimba ari n'imiganda nimba ari n'iki ikindi kandi watuje ngo maze gatanga itangazo rya nyine bari tangurangiza vuba utahe nyine ndagenda njyahe ko nawafashe ubundi mubanze mumbwire wadufashe se basuri Randoridi wadufashe uri umuyobozi udufashe twiba wadufashe ariko wagize amahirwe iyo ngusanga hari ya munzu yandese iyo ngusanga muri iriya nzu wari gukora iki agaswera ngo utanga itangazo ryawe ugende urambaza iki muganire ibyo muganira tugende ntago mbasiga none ndebane namwe ntabwo mbasiga tugende ntabwo dusiga se gute kwa nini ntabwo nje mbasiga hano kwa nini muganire ibyo muganira mina kuambia kwa nini ni kwa nini nyine muganire ibyo muganira dutahe sikiliza maneno yangu wewe kuki wivanga mu bintu by'umuntu kuki wivanga mu bintu by'umuntu kumbi waraje uranteranya ngo ndi umujura kumbi nawe uza gutereta kandi cyangwa barakwifatiye yakubeshye se cyangwa barakwifatiye mva kana ko kacari gufika we ntabwo bizi yuko uri umujura nakubwiye kuri cari gufi jya utuza mvuge zanaserera ngewe nawe mwana ariko wandetse mwana muganire ibyo muganiraga mwumve wari kumubwira ngo iki ibyo twavugaga se birakureba mubwira ibyo wari imishinga yanjye na shere kuyivanga shere uyivanze mu ndayishyiramo ibishirira mu kanya ijite se kandi ndayishyiramo ibishirira ujye muvana ubugoryi imbere Sandrine giwanyu nawe giwanyu muri gato yawe ushinzwe iki wowe wari uzi ko twaburaye kuba twaburaye wiri itereta n'urudigi hasi uranayigira urango nakabaho ngo urajya gutereta kuba twaburaye uragira ngo uze kubimubwira bimufashe iki nuzuza gutereta waburaye ubundi ngo mukobwa muzamuye ngewe sinaburaye nka niba nanjye ndi guhamagara abantu b'abakiriya kugira ngo ibintu bigende neza wowe urambaza iki ngewe mfite amafaranga bro ufite amafaranga okay niba ufite amafaranga ugenda urya igikomando cyawe uyu munsi nindeka kawunga nkwiyama nyine bivuga nyine ugenda nyine bivuga wate basi undi wari umeze neza aba bantu wari umeze neza akundi ubona muri wowe utarabuze icyo ukora ngende muzima ntacyo nabuze ni mama y'Imana ubuzima se bwawe hanyuma suri hano hamara iki njyana nibire irarugo iyi niyo nzira yanjye inzira yawe se none uri kuza umbwira ubugoryi akwiyamye sheri mbo ndaza kuza kukuvugisha kuri telefone kane n'uyu musazi ako mwana ubu ndaburije mwana kandi nzakuraburiza mwana nzakuraburiza umunsi umwe kuba turaza kuvugana na kane n'uramusa ariko wongeraga nkubaze
uyu wowe ufata ukansunika ubundi ubitekereza niko muko iyo wifata ukansunika ubundi utekereza iki ubundi wowe unyara benzini unyara esanse unyara mazutu unyara idolari unyara ipawundi wowe unyara iki ubundi reka nkubwije kuri wowe mukobwa ntacyo uri cyo ntunyara benzini reka ahubwo gukora ibyo ukora ndaje amaboko yocaza kure mu Rwanda abasore wanjye se barimo akabyaro Samu abasore bano bajyemo akabyaro batandaga bagenda umuntu waje ko batanafunze wa Zakoyo Ako muyobozi ubundi uzi ko komasha mwateruka Salam uraboneza meze bitese sawa hano kazaje none dukomangira Mwese mutanafunze bite byari bimeze bitese Namuntu wabiba kutubyukiye birijoro kandi nta kibazo muna tubyukiye ndabakeneye cyane ibyo mvuga barabizi muna umva umuyobozi sha yabona afite amakaye bandagiye kuduha uraboneza tuzaniye none akawuga cyane bategeka Samu none se tuganire wamaze ibisubizo cyane inshuti yanjye cyane hasi nyine namwe mwamenyereye kunyicaza hasi igira hino yani twumva umuyobozi agera hiriki kuzanye kayise ujye kuduha kawunga kayirebe niwe ugeshe urashonje muri iyi minsi Iyi ndi ni waranabimenye umuyobozi n'umwana iyi ni kayimihigo iyi ngiyi rero kayimihigo tugiye guhiga ibintu bimwe yego byumve kimwe nk'abanyarwanda mitiweli ku gihe ibyo byo twarabyujuje koranga rwose twarabyujuje kabisa mwese nk'umuryango tiwere rwose ibyo kiravivuye icyo cyabivuye sawa cyane bayetereje rwose ikindi umutekano wishyura cy'umutekano byo Zakoyo yabikurikirana tekano eme kibazo ako nabirenze ko bizi ko mfite amafaranga yenda mwisubireho si uguhana uyu munsi tuje kwigisha nabo duhara turakwemera buriya ngenzana gutora n'ikindi gihe ntawe uri umuntu nakora atazatuyobora nyine manda ye igomba kwiyongera kuva kandi n'ibishingwe umwanda ari mubi muzi Rwanda nta bishingwe birangije twarabikemuye nta by'umwanda iwacu ntabye Dwe gushira ari bishingwa no asa nakwe ko mwagize aya neza turakwe imbugira cyeka Randoridi dana duterera isoya mu mazwa abana babagabo bose yabeme ikindi nta kawungu ugiye kuduha oya kawungu oya ari umugabo witwa filimo umukene inzira mugwiriye tubigabunda za leta kumumuganda nta mafaranga tubasaba n'imbaraga z'igihugu zonyine tubasaba ahubwo azapondesha amatafari ryare tujye kumufasha okay bas uri none rwose umaze kubana basi amatafari gatwe dufite imbaraga suko si ibintu ariko akantu ko kutwishyuza bya danje bya buri gihe kuko nyine koko ugiye nyine urasa nk'ugabanya kuko buri munsi kano ibiki bya buri munsi ntabizi ko amafaranga ataba yabonetse se igitekerezo nacyumvishe icyo gitekerezo ni mwebwe mujye murongo muzima ariko Filimoni hano hawo umugabo Filimoni ndamuzi tujya dusa Filimoni ariko Filimoni ushobora no kumushyira wenda yagaye reka tumwongere naye akira naye bino bicari byo wenda umuntu ashobora kureba ko dore n'ijyo minejana njye kuyandikamo yose tuvuge niba abasore bacu mbwire gitifu ujye kuba intangarugero muri iyi minsi akagari n'akarere barimo gupima amazi azagera hano muri izi karitsiye zose leta y'u Rwanda nkayikunda kubi buriya hose leta y'u Rwanda iduhetse ku mugongo iratureberera niyo mpamvu nzagutora iyo ari mutanu nta kibazo ariko twuzuzanye dukora ibintu ku gihe dutangira amakuru ku gihe ikindi basaba ikintu cyitwa abajawarina bandaza ijoro sinya ryama mumubare rwose mumfashe mumpa ku kazi asanzwe akora ibyo kumva saba burya kuba bakwiye ko yabirindisha igisambo ubundi urinda arindisha igisambo byo gutora telefone ku gihe ngwishyiraho ujye unyera amakuru mu rugo buri munsi abakira urusimbi urabaza bose abashikuza murabaza itabi nabo arabazi wumviye simu gusa abanywa itabi nabo arabazi wowe ujye umara ipoti kuri telefone gusa ntuzigaragaze n'abanywa itabi arabazi yamaye hare we ariko najye ureba je ntabwo mwitabi reba ijisho byaratukuye none se nako nta kibazo nta muntu udahinduka na Sawuli
ngo yarahindutse ngaba Paulo kandi narahindutse nawe yarahindutse ngaba mu giti kandi narahindutse ndavuye mu giti ubu ndi hasi ngaba mu nzu Zakoyo okay bas ariko akandi kantu waza kuza kutwigiraho akantu kagendanye n'akazi muri iyi minsi karabuze kabura mu rubyiruko kaba yakibura nimashaka baduhereze irondo akazi k'irondo yego muvuze ngo mufite ikibazo cy'akazi akantu k'akazi mukigiye VUP ya gutanga guharura imihanda akantu k'isigo na leta leta y'u Rwanda ariko leta y'u Rwanda ntabwo mujya mubizi neza leta y'u Rwanda tuyimenye nono tuyimenye twigire nk'intego yacu akandi uwo nzandika wa mbere ni wowe turi intangarugero uzitwara neza azabona gapita ahubwo njyewe uzambere kapita uzangira kapita indi nama wenda wagira Freeman ibintu byo kubyara abana benshi nabyo ni ikibazo dore ikibazo kiriho ariko ibyo bintu byo kuringaniza urubyaro abajyanama b'ubuzima bahari kandi afite ubwana bwinshi wagira ngo ni udupara ntakundi agazongera none rero ntore zanjye nagiye murabona kuzikora nashyikiye ndabibwira abantu bose kubera iby'abahungu barahindutse nagiye intego nyamukuru niyo ariko unatubwire Randoridi ibintu byo kutwishyuza bya buri gihe nabyo ibyo ngibyo nabiganiraho twanabarembere bayo ngombwa mu twanabarembera saba wanyo niyo mpamvu nakubonye ufite ikayi nkavuga umuyobozi ubwaje buriya abazanye ibisubizo ubundi wowe yuje saba ukora mwiza sawa nta bibazo ubuzanye wowe asentubwire jya kuvoma mwana nawe reka tiyo kuvoma dore byakomesha umva se zani bidura amazi mwana munagiye ibidosi nta kibazo wegera nanjye mbirangize sawa ngihamagara imbabazi ziwe ziri tabawe nsange ariko sha ibyuka wiyamaguza hano wabuze akazi wowe nyine wabuze akazi zitiwe nsange mutima nkunda cyane ndakubabariye yewe jambi yewe bengi ko kushana waje none jambi jambi Dona ngo yasabanye dodo yasaze ngigwera kwere soro ushyiriraho guhanura se wazi by'amana uri gusakuriza abantu batuye mu gipangu hano kiri mu mutima ndakuba umbanyi bubure umva jya ngumbaze mubwira ibintu by'abagabo maze kumenya muri iki gipangu nawe naje gusanga ko uri cyabitera siwe kavuza nduru siwe kavuza ndakura we ari njye zakurika cyoto we siwe kavuza nduru tazazana amagambo menshi njye niba turana mu nzu ibintu ni bibi ibintu ni bibi kuma amahoro cyangwa ukagenda nari yakubujije ugomba kuma amahoro cyangwa ukagenda ibintu by'amagambo yawe bari abakobwa numva hano muri gipangu Randoridi uyu munsi urumva umenye ko yaje numvisha avuga ngo ibintu by'umuriro byama iby'ibiro ntabwo bindebe by'amazaga bindebe ndakubonye rero ndagufasha mufashe nawe ntanyizaniye nawe kuvuga ngo ibintu by'imiriro nakubajije ngufashe n'ibyo kwiba gusa se ukagaruka no kwiba amagambo yiwe atuka no kwiba amagambo se nikozedo katagiye kuturusha amagambo wabonye atwisagiye mu gipangu utagiye kuturusha amagambo bite bya n'interi sesere hano hantu buri kuza ukaregiza ubwo burenge bwawe urahazi iwawe iki gipangu gihamye inzu yawe kari umuryango ariho umuryango ariho ariko ndamaze ndishyura inzu yanjye wowe ubahe wowe kumubona ugenda uzamuruka hano atuye uswagira ngo uriho hombe atuye wowe kutanantere tureshe njyewe njye nagutera cyane yego nano muzingo muri abantu kagiye kureba jami ubwo raniraga zigafite ubugambo bwawe mugambi iki mwajya mukora ibibareba abakobwa abandi nibo babazanye nta soni cyangwa muragira ngo mbisakoze cyane Randoridi abyumve ubundi tumaze kumenya amakuru ko wowe ari we munyamagambo naramaze ariko ngo kandi yamvuga ibyo nabonye ariko ngo kandi ngateretana ngo najyambe birakureba ngo jambe ariko ngo baranga bashe birakurashije birakureba kwafite umugambo uraza ngo ndakubura hasi mwaje mwese murakora nta kintu wakora nawe ababiri bishe umwe batatu baramuha iki se iki muri mwese nta n'umwe wagitsina nkoraho kamenye yuko diaspora yawe burakaje kureba amafaranga damaze rero ubwo buyawe budashinga damaze we siko wagira ngo yisize mu korogo birakureba
umva wanguriye kandi kano gakubwa nagakubitira hano ibese we ngaho nkubitase umukobwa yakushinga bagahita bakujyana muri niba udashaka ko tuganira tuganira ku biki senge nawe sinaho okay tawuve hano ndaguma hano taha rimwe ndaguma hano taha kabiri gatatu ndaguma taha kane gatanu ndaguma taha gatandatu ntago ntaha nubwo tumugeze gute umugore wa so reka nkubwize ukuri ndabizi neza agiye kureba niba atagiye kureba Jambiya agiye kureba diaspora utugambo twawe ahubwo Jambiya ngo uturetse uyu muntu ufite amagambo nk'aya ngaya wowe utagira amagambo uri murandika amagambo yatumye nanashonje uri murandika ndashonje kubera amagambo byasuretse kumbeshya nyorohera ntago ngo basi mbabara njyewe ntabwo wamenyera n'undi munsi ntazongera no kugira nyine basi mbabara nigende ariko nubwo ngiye toka nguhaye gasopo ziba we pumbavu nguhaye icyo bita gasopo si muri iki gipangu toka hano ni wawe muri iki gipangu hano ntabwo ari wawe ikikugeza n'urunwa ziba wowe iki gipangu ntazugira ziba ndavuze ngo ziba iki gipangu nta nshuti yawe ugiramo ziba ngahamagara uretse utugambo ugenda ubunza muri rubanda hamagara Randoridi tureko nta bivuge rimwe kabiri gatatu ngiye kunonaga kane gatanu gatandatu sinzajya kubaza Randoridi uranyumva neza nkumviki ninongera kukubona hano sinzahamagara Randoridi sinzahamagara Samu sinzahamagara Jambiya nta muturanyi n'umwe nzahamagara kabiri ndagukabirije gusyo niba uri we kora ibyo ushaka zakayerekana n'abagore nta kibazo nawe yumve ko ari ubwa mbere n'ubwa nyuma ngize tolerance nzakumenagura utanagira ngo ngiye kubera wowe nzakumenagura garuka se sohoka reka mubwire rero urajya kwa Jambiya ariko wahetse kamenagura ndagenda mbishaka none aguma hasi ngenda none yewe ntabwo ugiye guhurira mwizanye yewe n'injuzi nzira ncamo ibintu ni bibi urajya kwa Jambiya cyangwa urasohoka ndacaho nshaka uracaho ushaka nyiraho waje wanzanye ako abakobwa abagore b'iki wavuye hano wafati we mabere hasi uzongera ugaruke hano Sam we hano yuko turwabandi racitse mwanya nako Rwanda muzu nawe injira n'umwe nawe ukazabi muri mirwa rutangana kubera iki mwana ariko mukecuru ubundi kuki uza ugashaka kuduciraho izuba n'iki ko ari mukecuru ni uko nanone kubona imyenda ye ibi ni ibiki ariko ubu ngubu nimunyishyure mwateka narahindutse ntabwo mwagiye guteka inyama mudafite amafaranga nimunyishyure ninde wamubwiye ko twatetse inyama twatetse baryamye ninde wamubwiye ko twatetse inyama muri iki gipangu atari ubu sika ukobwa zibwirirwa mubuzirira hano n'uminwe yabo wase uteka ibidahumura uteka ibintu ya kabiri munarwa kunyishyura ubwo kobwa buza kwirirwa buza hano uteka ibidahumura ikibazo zamuye hano cy'abakobwa nicyo cyonyine ugiye kuziba so bazana se oya nimunyishyura amafaranga yanjye andi magambo nangahe tukurimo ngo tukwishyure kuko ibintu byo guhora ubuza kutwishyuza nabyo umuyobozi nawe agomba kubyigaho niba wumvisha impumuro y'akaboga umuntu yitekeye abashaka kugira ngo yongere inyama ku yindi oya murampa amafaranga ibyo ni ibiki kumbaza ngo nangahe se mubiba amezi mumaze mutishyura ariko mbona azajya arenzaho icyumweru kimwe cyonyine bahita bamwishyuza amafaranga yose narangiza ahita asara oya mukecuru arasohoka n'ikizo ko arimo matera yonyine nawe ntacyo mwatwara matera n'ubwenda bwacitse none se ubundi ubwo uza mumpe amafaranga ahubwo tarangaze inzu nta n'intebe zibamo mumpe amafaranga ikiriya kirahuri ukimennye ni ukuri kose reka mubwize ariko ubundi muhe n'agate tunaganira murashaka ko mbashyira inkoni
oya dore ikintu gihari nyine icara hano ikintu gihari ni amafaranga ashaka ntabwo nyine ikintu amafaranga yo turabiganira umaze kwicara ni ukuri kose nta kintu gihari nje kureba amafaranga yanjye nyine turabwo amaze kwicara turabwo amaze kwicara basi ni wicara tukuganiriza ni wicara tukuganiriza ariko nk'umubyeyi iyo twakubashye tukaguha akantu k'agatebe turatwakubashye icyo nshaka ni amafaranga amafaranga rero mukecuru harya ashaka amafaranga y'iki se wowe wibuka amafaranga y'inzu ibintu nawe uzi koko amezi amaze kuba ngaho ubundi muyame ntabwo muzi ko mumaze nk'amezi 2 ibihumbi 100 data wambyaye ibihumbi 100 twatetse inyama z'ibihumbi 2 bitatu nuko ko twaguze n'agasosi gatukuza ni 3 n'ibirungo n'ubugari none se n'inyama tuzitora tuzimuhereze ngereka ngwereke umufuka wanje nta kintu ufite mukecuru amafaranga ntabyo kumbwira ngo nta kintu hari inyama ariko kurya inyama ntabirenze munyangarire ntago ariko nteye agasuzuguro gira mukecuru giye amafaranga rwose ngiye mfite imbere n'inyuma hamwe y'Imana hoye yamuhereye aya niyo mafaranga mu mpaye mwabatindimwe kanga mu jisho ni kanga mu ryinyo amafaranga yanyu ariho ubutindi azansiga n'imbaraga se imbere n'inyuma mu bihumbi 100 mukama 1,100 ubwo hasigaye ibihumbi 99 n'amafaranga 900 amafaranga yanyu ariho ubutindi buzansiga n'imbaraga reka njya kuyagura umunyu nta nubwo nabika amafaranga yego iyo baza kudusaba umunyu ariko azusaba umunyu sari kuguha mukecuru basi ukagura utuvuta mukecuru ni nyargendera agaragara umunyu basi buri cyayi umuntu ugacerekana umugabo reka aragitsimbiye kuri nanamenye neza yuko urumva buratwishyuza umugabo atabizi uriya umugabo ubundi ni umwana mwiza nta kibazo ariko se turamwemeje ntabwo zarashiriye abantu ariko reka nkubaze niko mukora iyo wifata ukansubika uritekereza ikibundi wo ukodesha inzu unyara benzine unyara esanse unyara mazutu unyara idolari unyara ipawundi wowe unyara ikibundi karibu iwacu